Shuti mukunzi w'ikiganiro ubutumwa bukiza amahoro y'Imana abane nawe uri kumwe na Pastor Desire. Muri iki kiganiro nagira ngo dusome Zaburi 32 ku murongo w'8. Haravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo, nzakugira inama, ijisho ryanje rizakugumaho. Amen. Nagira ngo nkwifurize ikaze muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Turiho turiga inyigisho ivuga ku kwigishwa n'Imana. Bibiliya tubwiye ngo nzakwigisha nkwereke inzira inyura kandi ijisho ryanjye rizakugumaho. Kwigishwa n'Imana ni ikintu cy'ingenzi. Abantu benshi barakizwa, barangiza gukizwa bakakira Kristo. Ibyo ni ugutsindishirizwa, nta ruhare ubigiramo, ni ubuntu Imana ikugirira, bakumva birahagije. Ntibamenye ko nyuma yaho hazakurikiraho kwigishwa inzira z'Imana. Kwigishwa bifitanye isano, umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Gukizwa ni ugutsindishirizwa, ni igikorwa kibera mu mwuka, ni ukwakira ubugingo buhoraho muri wowe. Ariko nyuma yaho hakurikiraho kwigishwa n'Imana. Kwigishwa n'Imana tuvuga hano ni uguhinduka, ni uburyo Imana ikoresha kugira ngo iduhindure ku ngeso za kamere. Ni uburyo Imana ikoresha kugira ngo tubambe ingeso za kamere zacu, tubashe kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Birumvikana iyo umuntu akijijwe ntabwo ahita apfa uwo mwanya. Iyo umuntu yakizwa agahita apfa nka cya gisambo cyo ku musaraba, byari kuba bihagije. Ariko kuko bizagusaba kubaho no kubana n'abandi, bigusaba kwigishwa, bigusaba guhinduka kandi kwa buri munsi. Iyo umuntu aza mu Mana aba afite ingeso mbi nyinshi. Dawidi yavuze ngo mu byaha niho mama yambyariye. Tuba twararemanywe gukiranirwa, ubuzima bwo twokojwe naho twabaye bukomeza kudukurikira. Bidusaba guca ahantu hakomeye rimwe na rimwe kugira ngo Imana ihindure imyumvire yacu n'imitekerereze yacu. Ibyo akenshi nta mahitamo tugira, ahubwo Imana ihitamo kukwigisha kubw'urukundo rwayo kugira ngo ikumenyeshe aho ukwiye guhinduka. Iri ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Nta muntu n'umwe ashobora kuzajya mu ijuru atarageragejwe. N'Imana ntishobora kukugirira icyizere ngo igukoreshe itarafashe igihe cyo kugutoza nk'uko twagiye tubigarukaho. Uyu munsi nifuje ko dufata ingero zimwe na zimwe Imana yagiye igeragerezaho gutoza, cyangwa se ingero zimwe na zimwe z'abantu batojwe muri iyi nzira ijya mu ijuru. Reka duhere kuri Yosefu. Yosefu Imana yamuhaye impano ku myaka mike, mu 16 atangira kurota azayobora abo bavukana. Ntabwo byahise bisohora, ahubwo rimwe agiye kugemura bene wabo yisanze bamuhambye mu mwobo. Bahita bamukurayo bamugurisha muri Egiputa. Mutagira ngo ni urugendo ruto, byafashe igihe kirekire kugira ngo bagere muri Egiputa. Hanyuma ajya kwa Potifari, akora adafite igihembo. Nyuma yaho yisanga muri gereza. Nyuma y'imyaka 14 nibwo isezerano Imana yamusezeranije ryasohoye. Hano birashaka kuvuga iki? Se yaramukundaga, akamudodeshereza ikanzu zirutiza abandi. Byari bisobanuye kunateteshejwe, kunafashwe neza. Kandi mwibuke ko avuka ku mugore Yakobo yakoreye igihe kinini. Birumvikana ko yari akunzwe. Imana ishobora kukunyuza mu bakwanga, atari ukwikwanga, aho bwigira ngo ikwigishe ko ari igukunda kuruta abandi. Muririmbyi yaririmbye ngo Yesu aruta uko inshuti zose zidukunda. Akwiye kuba uwa mbere mu buzima bwawe, akakwigisha kumukundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga zawe. Igihe bamuhamba muri uwo mwobo, yasanze nta handi hantu akwiye kureba usibye ku Mana honyine. Niyo yagomba kumutabara aho hantu. Hari igihe Imana ikunyuza ahantu burinde umuntu aba yumva agoswe n'umuryango, ba tante, ba anko, abo basengana, inshuti za hafi, akumva ameze neza nta kibazo azagira. Ariko hari ahantu Imana ikunyuza abo bose bakabura, Imana ikaba ariyo ishigwa hejuru yo yonyine. Ukabona ko ahantu ikukuye igutabaye ariyo yonyine. Baramugurishije muri Egiputa, noneho ajya gukora adafite igihembo kugira ngo atozwe kuba uwo kwizerwa. Niba utari uwo kwizerwa ku by'abandi, ntabwo uzaba umwizerwa ku byawe. Niba ukodesha, wige gufata neza inzu ukodesheje. Niba ukorera abandi, ujye utondera igihe, ugerere ku kazi igihe. Niba uyoboye abantu bake, ntabwo Imana yakwizera ngo uguhe kuyobora abantu benshi na bake utarashobora kubayobora. Niba utari uwo kwizerwa ku nshuti imwe mu bana, ntabwo uzabasha kuba uwo kwizerwa igihe uzaba ufite inshuti nyinshi. Niba udatanga 1/10 ngo ushigikire ubwami bw'Imana, ugaburire abashonje, ukora umurimo w'Imana uhembwa make, ntabwo waguha menshi aribwo wabikora.
nyambona mu by'ukuri ntabwo abakire aribo batanga kuruta abandi, ahubwo biterwa n'umubano wagiranye n'Imana n'aho Imana yagejeje kugucura. Rimwe na rimwe iyo Imana yemeye guca mu buzima bugoye, ibigira ngo igutoreze kugira umutima wagutse uzabashe gufasha abantu benshi ku isi. Nagira ngo nkubwireho kuri iki kiganiro ubutumwa bukiza ko Imana idutoza atari ukwitwanga. Nyuma yaho yaje gufungwa, agezeyo yarazi ko abo yasobanuriye inzozi bazamwibuka, nabo ntibamwibutse. Nyuma y'imyaka myinshi nibwo umwami yarose, baravuga ngo twakura he undi muntu w'umunyabwenge ushobora kurinda neza iby'Abanyegiputa nka Yosefu. Mwibuke ko yari umunyamahanga. Uwo munsi Imana yamushumbushyije ibyo yabuze ikindi gihe cyose. Iyo Imana iri kukwigisha, hari ubwo usa nkaho wambuwe uburenganzira bwawe, ibyo witaga imigisha n'ibyo washaka kugeraho ako kanya ntibihite biza, ariko iyo Imana igiye kubiguha iragukubira. Kuko ndibuka ko Bibiliya ivuga ko uwo munsi Farawo yavuze ngo ku ngoma yanjye nta wundi muntu uzakuruta usibye njye. Yarabaye uwa kabiri ku mwami, yabaye minisitiri w'intebe uwo munsi, aba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ayobora minisiteri y'ubukungu, ayobora minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Bamushingira uwo munsi atabanje gukoresha inama z'ubukwe ngo atange ama-invitation. Bamwambika imyenda myiza y'ibitare isimbura ikanzu bene wabo bamwambuye, n'iyo muka Potifari yamuregesheje. Uwo munsi nyuma yo kwigishwa ahabwa diplome ku mugaragaro. Imana iza kugirira neza, ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, ariko emera kwigishwa. Ntabwo Imana yakwizera ngo iguhe icyubahiro, iguhe amafaranga, ikuzamure mu ntera utarabanza kukwigisha. Wahita umbaza ngo kuko abapagani bakorera? Yego, kuko ari byo bihembo byabo. Yego, kuko nta kindi Imana ibategerejemo. Yego, kuko Imana itagambiriye kubakoresha. Ariko wowe wibuke ko ufite umwihariko ku Mana. Ntabwo yagutoza nk'uko yatoje abandi bose, kuko hari umugambi. Icyambere izaguha ubugingo buhoraho, kandi ikiri mu isi yifuza ko wiga gukora imirimo myiza. Wibuke ko imirimo myiza ni ikinyuranyo cy'uko kamere iteye. Nubona umuntu yakoze ibyiza bizagutangaza, kuko kamere ye ntimwemerera gukora ibyiza. Niba wumva uhatwa gukora ibyiza, uzamenye ko atari kamere yawe. Gutanga ni kamere y'Imana, guhabwa ni kamere y'abantu. Abantu bakunda guhabwa, ntibakunda gutanga. Ukwiye kwiga kuyoborwa n'Imana no gukorana n'Imana. Uwo ni umwe. Hari undi yitwa Mose. Mose yavukiye muri Egiputa, ayererwa n'umukobwa wa Farawo, yiga amashuri meza muri Egiputa, bamutoreza kuba Farawo w'ubutaha. Egiputa y'icyo gihe yari ikomeye nk'uko twavuga Amerika y'ubu. Yabaye umusirikare mukuru, ibintu byiza byose yarebanye muri Egiputa. Ariko Imana ibigizemo uruhare, imuhishurira ko ari umuheburayo. Bibiliya iravuga ngo abirutisha ubutunzi bwose bw'Abanyegiputa n'ubundi bwahishwe. Murabizi ko abantu batunze rimwe na rimwe bagaragaza bike, ariko batunze ibiruta ibyo bagaragaza. Imana iyo iguhishuriye ko uri umukristo, ukamenya ko uri umuragwa w'ubugingo buhoraho, ukwiye kubirutisha ibindi bintu byose. Ukemera kwigishwa n'Imana kugira ngo igutoreze gukora imirimo myiza yose. Bose bazaba bigishijwe n'Uwiteka, kandi amahoro bazagira azaba menshi. Bibiliya yatubwiye ngo nzakwigisha nkwereke inzira ukwiye kunyuramo. Mu by'ukuri ntabwo twamenya inzira z'Imana tutemeye kwigishwa n'Imana. Yaje kwica Umunyegiputa, arahunga ajya kuragira intama zitarize imyaka 40. Mutekereze umuntu yari ku rwego nk'uko navuze, yisanze ariko kuragira intama zitarize. Ariko Imana yagira imucishe bugufi, wa muntu yari yubashwe ushizwe hejuru, imwigishe guhanga amaso yonyine. Umunsi yahuye n'Imana mu gihuru shaka n'igikongoke, Imana yaramubwiye ngo kwetura inkweto kuko wahagaze arahera. Iyo Imana ikoze igitangaza, uhita ukibonamwo intege nke zawe, ugahita umenya ko uri umunyabyaha, ukamenya ko Imana ishizwe hejuru yo yonyine. Bibiliya iravuga ngo, iramubwira ngo ndashaka kugutuma muri Egiputa gukurayo abantu. Yabanje kuburana kuko Egiputa yari ayizi, yari azi ko ifite ingabo zatojwe neza, yari azi ko ari igihangange, icyo gihugu ari igihugu cy'igihangange ku isi. Ariko Imana yakoze igitangaza, ifata inkoni ye ihindura inzoka. Si inkoni nshasha yahawe, ahubwo inkoni ye yongewe ubutware, abasha kujya kuyikuza Abisirayeli muri Egiputa. Nta wundi wowe izarema, ahubwo izafata uko wari uteye, ikwigishe, igutoze, kugeza ubwo ushobora gukora byinshi mu bwami bw'Imana. Emera kwigishwa n'Imana. Niba hari akaga dufite mu matorero, ni abantu babwiriza ariko batarigishijwe. Yesu yaravuze ngo nimugende muhindure abantu, mubabatize, mubigishe. Akaga dufite n'abantu bigisha abandi batarigishijwe.
agahagara imbere y'abantu akabasangiza amarangamutima n'ibikomere yahuye nabyo n'inzara yashonje, agahora avuga ibigaruka ku mubiri gusa, kuko ntabwo Imana yigeze ifata igihe cyo kumutoza, cyangwa se yaratorotse. Hari n'abandi batoroka ishuri ntiyemere kwigishwa n'Imana. Niba Imana yemeye ko usonza, ukazahera iruhande usaba, ukazahera iruhande uteka umutwe, uguza uzi kutazishura, ejo karitiye yose ikazamenya ko wambura, cyangwa se ukaba ufite indi ngeso yakunaniye kwihanganira, nibwo uzi ukumva ngo umukozi w'Imana yakoze ibintu bitabaho, yeza imbuto mbi bitewe n'iki? Ntabwo yemeye kwigishwa. Ufitiye inkuru itanejeje, ni uko inzira yose wanze kwiga, esikariye yose wasimbutse, aha hantu ntuhigishwe, Imana izongera kuhakugarura. Niyo mpamvu ukwiye kwemera ukagenda buhoro, ariko ugatera intambwe za ngombwa, ukemera kwigishwa n'Imana. Bose bazaba bigishwe n'Uwiteka. Bibiliya yatubwiye ngo nzakwigisha nkwereke inzira ukwiye kunyuramo, ijisho ryanje rizakugumaho. Twihuse, abantu bose Imana yakoresheje yabanje gufata igihe cyo kubigisha. Habe na Yesu nawe, mu Baheburayo haravuga ngo amaze gusenga cyane no kwinginga cyane, ngo yigishijwe kumvira n'ibyo yababajwe. Niba Imana itaratinye gutoza umwana wayo imufite ari umwe, utekereza ko izatinya wowe? Oya, iyi nzira ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Twese tugomba gutozwa, twese tugomba kwigishwa, twese tugomba kwemera inzira Imana itunyuzamo kugira ngo tuzabashe gukora byinshi mu bwami bw'Imana. Reka dusome mu Baheburayo 12 twumve impamvu Imana itwigisha. Haravuga ngo umurongo wa 6, kuko Uwiteka akunze ari we ahana, kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Nimwihanganira ibihano, muba mugaragaje ko muri abana b'Imana. Ariko niba mudahanwa nk'abandi bose, noneho muba muri ibi byagwa mutari abana nyakuri. Ko dufite ba data batubyaye ku mubiri bakaduhana, natwe tukabubaha, ntidukwiriye kurushaho cyane kugandukira se w'imyuka tugahoraho, kuko babandi baduhanaga iminsi mike nk'uko byari bibabereye byiza, ariko uwo aduhanurira kugira ngo bibe byiza dusangire kwera kwe. Mwumvise icyo tuzira? Imana iragira ngo dusangire nayo kwera kwayo. Iyo umuntu afite umwana aramutoza. Bibiliya iravuga ngo ubupfu buhambiriwe ku mutima w'umwana, niyo mpamvu guhanwa biri ngombwa. Kandi impamvu umubyeyi ahana umwana ni ukugira ngo akire ubupfapfa, abashe kuba umwana Imana yishimira. Natwe Imana iducisha ahantu hatatunezeza kugira ngo twigishe gusangira kwera nayo, tubeho ubuzima buhindutse. Mwibuke ko Yesu yavuze ngo hahigwa abafite imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Nta handi hantu twakura umutima uboneye usibye mu kwemera kwigishwa n'Imana, kwemera guhinduka no gukora ubushake bw'Imana. Nshuti mukunzi w'ikiganiro Ubutumwa Bukiza, nagira ngo nkubwire ko ukwiye kwemera kwigishwa. Aha Imana igucisha ukemera kwigishwa nayo, ikagutunganiriza kuzakora imirimo myiza yose kandi ikorewe muri Kristo Yesu. Paulo nawe yarigishijwe mbere y'uko Imana imukoresha, yamaze imyaka 3 n'igice mu butayu bwa Araba. Yohana nawe yabanje kujya gutozwa ari muto. Ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Imana ntiyagukoresha, ntiyakugirira icyizere. Abisirayeli byafashe imyaka 40 ngo ibatoze. Twese niho tugomba kunyura. Habe n'abazavuka muri ya ngoma y'imyaka 1000, icya gitorero izaba ryaragiye rigarutse kwima ingoma y'imyaka 1000. Impamvu Satani atazashigwa ikuzimu, ahubwo atazahita ashigwa mu muriro, ahubwo azongera kubohorwa aho yahambiririwe, ni ukugira ngo yongere kugerageza abavutse muri iyo ngoma y'imyaka 1000, bitewe n'uko ihame nta kintu kirihindura. Kugeragezwa ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Ukwiye kwemera ko Imana igutoza. Ikintu dukwiye gutekereza muri ibi, Imana irashaka kugutoza, irashaka kukwigisha iki? Hari abantu bajya bavuga ko urugo ari ijuru rito, ariko iyo ugeze mu rugo hari Imana ikwigisha kuganduka, ikakwigisha kubaha, ikakwigisha gukunda. Icyo gihe ntabwo uba wumva uri mu ijuru, kuko ntabwo binezeza kamere. Niba utazi kubana n'abandi, Imana izagutoreza aho ukorera umurimo w'Imana, na pasiteri yawe umutoza wawe, n'umwana wawe yawe umutoza wawe, n'umugabo wawe yawe umutoza wawe, inshuti yawe magara nayo ishobora kuba umutoza wawe. N'ubuzima umubiri wambaye ushobora kuguhinduka, ugahinduka umutoza. Nta hantu nta hamwe Imana itagutoreza, ahubwo ikibazo uremera gutozwa. Mu nyigisho yabanje twavuze ko abakristo batazi gutandukanya ibigeragezo biva kuri Satani n'ibiva ku Mana, kugira ngo ibatoze icyaze kwizera kwabo n'ibiva ku miterere yabo. Reka tureke kuvanga ibintu, ahubwo twibaze ngo ni iki Imana ishaka kutwigisha mu byo turi kunyuramo. Ni Imana ishaka kudutoza ngo ikuze kwizera kwacu? Ni imiterere yacu dukwiye guhindukaho, cyangwa biva kuri Satani?
ibyo nusobanukirwa impamvu y'ibyo unyuramo, bizagufasha kutakora amakosa menshi muri iyi nzira. Bibiliya yatubwiye ngo nzakwigisha nkwereke. Wagize neza gukizwa, kuba waraje kuri Yesu ni byiza, ariko Imana irashaka kugutoza, irashaka izakugirira icyizere irangije kugutoza kugira ngo uhindure imyumvire, ntuzahave winjira ufite imyumvire y'Abanyegiputa. Ushobora kwangiza byinshi uramutse winjiye i Kanani ufite imyumvire y'Abanyegiputa. Imana ifite umugambi mwiza wo kugutoza, ntabwo ikwanga. Hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu ari gutozwa n'Imana. Mu iryo shure umuntu Imana imutungisha amana, kandi ubuzima bwawe ibukurikiranira hafi. Ntabwo yakwemera ko wicwa n'ibigeragezo, ahubwo yifuza kugutoza. Ikigaragaza ko urimo gutozwa n'Imana, uba ufite amahoro menshi, ugira amahoro, abandi bakajya batangazwa n'amahoro aho uyakura kandi uri mu bintu bikomeye, kuko Imana iri kugutoza. Imana yifuza kwidutoza kumvira, kubaha, guca bugufi, kwihangana. Umuntu yihangana kuko yageragejwe. Imana yifuza ko idutoza gukunda abandi, umuntu akabaho atikunda. Nubona umuntu ukunda abandi, uzamenye ko afite kamere y'Imana kandi yanyuze mu gutozwa. Nanone ikindi, ubwo buzima nibwo dusangiza abandi. Impamvu ibyo twigisha abantu bitabahindura nuko natwe bitigeze biduhindura. Ibitaragukijije nta wundi muntu byakiza, ibitaraguhaye ubuzima nta wundi muntu byaha ubuzima. Niduhinduka tugatozwa, tuzabasha gutoza abandi. Imana iguha umugisha. Wagize neza kudukurikira muri iyi nyigisho ivuga ku kwigishwa. Navuze ku gutozwa k'umuntu ku giti cye. Hanyuma hari ibintu ukwiye kwitondera. Nunyura mu kintu gikomeye ujye wibaza ngo kivuye he? Ni Imana ishaka kuntoza? Hanyuma wibaze ngo umwifato wanjye muri iki kibazo ukwiriye umukristo? Kristo aramutse ahari ni nk'uku yakwifata? Hanyuma ujye utekereza ngo uruhare rwanjye muri ibi ni uruhe? Hari igihe umuntu anyura mu bintu ntamenye uruhare rwe, ntamenye icyo akwiye gukora. Hanyuma ni ukwibaza ikindi ngo binyigishije iki? Ibinyuzemwo bisize binyigishije iki? Ushobora gukora amakosa, yego. Ushobora gukora amakosa mu byo unyuramo ugatozwa nabi, ariko ukwiye kwibaza ngo byibuze amakosa nakoze sinzongera kuyakora n'ubutaha. Hanyuma ukwiye gutekereza nanone ngo bizamarira abandi iki? Niba naragize n'intege nke, Bibiliya niyo mpamvu uburyo yanditse biratangaje. Ivuga imbaraga za Dawidi, ikavuga n'intege nke ze. Ni ukugira ngo tudakora amakosa nk'aba Dawidi yakoze, ahubwo dushake kwera kw'Imana uko yaharaniraga, no kugira umutima nk'uwo yari afite. Rero dukwiye gutekereza ngo Imana yashaka kutwigisha iki, bizamarira abandi iki, bizakubera umugisha niwemera gutozwa n'Imana. We guhora uvuza induru kupfuye, ko birangiye, ko Imana ikwanga, oya, ahubwo tekereza ngo muri ibi Imana yashaka kunyigisha iki. Imana ishobora kwigisha umuntu ku giti cye, ishobora kwigisha umuryango, ishobora kwigisha itorero, ishobora kwigisha igihugu, kandi ishobora kwigisha n'amahanga. Tuzakomereza ku nyigisho ivuga ku nyigisho y'amahanga, ukuntu Imana irimo kutwigishiriza hamwe nk'amahanga icyo dukwiye kwigira mu byo tunyuramo. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, birashoboka ko tutabaye abanyeshuri beza ngo twemere gutozwa. Amakosa twakozemo turasaba imbabazi, dushoboze kwemera gutozwa nawe no guhinduka no kumva icyo ushaka kutwigisha. Ubuntu bwawe bubane na buri wese, kandi umuhe imbaraga zingana n'igihe asigaje gutozwa, ye kumva ko kugeragezwa ari ukumwanga, ahubwo nuko wifuza ko dusangira kwera nawe. Ubuntu bwawe bubane natwe muri byose, mu izina rya Yesu. Amen.